Apotre Gitwaza. Ese mu bavuga ijambo ry'Imana mu bavuga ubutumwa iyo ndibogira baramyi n'abahimbaza na Apotre Gitwaza twamushira he uriya kwanga byose no muramyi ni umuramyi ariko kandi agasohoka n'umunyabwenge no aramye Imana mu bwenge bwiwe nyine ariko n'umuramyi n'umuririmbyi buriya muri mwiza cyane n'umuramyi yandika n'indimo nziza cyane zo kuramya ziza vraiment ziri amande naho Jacques Apotre Jacques ni nko guhimbaza no muhima Jacques arahimbaza yo sebene mu pasteur kuko nyine urabona agenda abwiriza nyine iwe na Ndamayisi nko muri nani mwe nyine na abanyagitaramo cyane pe Pasteur mudaheranwa nawe ni umuvuga butumwa none se Pastor Ben na Chance bakora iziramya barahimbaza bakora byose mbonyi nawe ni nka byose kubera ko hari aho aramya ahandi nyine akagira zihimbaza Imana n'izindi zivuga butumwa unyihanganire ndacari muri uwo murongo wo kukubaza abaririmbyi nkomezi ni umuramyi cyane amamara wamamare tararara wanyujuje urumva ko yiyadresa ku muntu runaka Mbabazi Patrick Mbabazi ni umuhimbaji arahimbaza Mbabazi Patrick arahimbaza ni umutarami burya kuririmba mu bintu byinshi harimo abanditsi aribo bahimbyi hakabamo abaririmbyi bandi basanzwe hakabamo abaramyi hakabamo n'abandi bo guhimbaza hakabamo n'abataramyi yego uzi wenda nka Mbonyi Jenosquize wenda kumutangaho urugero Mbonyi ni umuririmbyi nyine wo mu konseri ya hejuru yego kandi Imana imuha umugisha barahuje nabyo byaramukundi ariko kandi si umuntu wa wundi woje gutaramisha abantu mu gitaramo yego byoba ariko uzagira igitaramo none kino nyine cinani cyo kunongonera ngushira no Mbonyi ushira Mbabazi hano none se wowe uhagaze uwo bururira jewe muri mu gitaramo cyangwa uri wowe uzubona uhagaze hello guys amakuru mufite mumeze gute murakomeye turasuje cyane aho muherereye tubifuriza ibihe byiza ngo mubone Imana mu buzima bwose abari guca mu buzima butaboroheye Imana iborohereze Imana batabare Imana barengere Imana ibiteho Imana bagire neza kandi ikiruta byose nuko ejo ari heza ejo ni heza Imana iraje ibihindura kuko niyo mugenga w'ibihe abari mu buzima bwiza namwe turabifuriza kugira ngo bikomeze kurushirizaho bikomeze kugenda neza wari ufite umudugu umwe ngiye guhanura wari ufite umudugu umwe agira ibiri wari ufite inzu imwe agire zibiri no kuvuga ngo upanze imwe apange zibiri uwari upanze Imana imushoboze yubake iyi ave mu bukode icyo nico tubifurije apana gupanga zibiri uve muri yindi wari upanze Imana iguhindurira ubuzima ubone iyawe kuko byose biri mu biganza by'Imana rero turabakiriye cyane turabiyegereje ngo tubane turabakunda cyane kandi tubashimiye ko namwe mudukunda mu kutwereka urukundo rwanyu mu gusharinga ibiganiro byacu komenti zanyu ziradufasha hanyuma n'abamaze kudukandira kuri subscribe turabashimiye cyane tibasuye ngo muramenye ntimusubiremo kuko iyo usubiyemo uwikanduye mbese ni ukuvuga ngo wakanze ariko urakanduye urayisubije ni ukuvuga ngo bayikoze turabashimiye mwama mubireka bigume gutyo
bigume gutya pana kuhakora hariho umukecuru umwe wabuze ngo nza nkuma kugukorera nukuvuga ngo aza kuramwo ashiramo ariko kuhakanda ni rimwe kandi nyine ugasoma ukareba ko utahakanduye rero turabakiriye cyane turabakunda cyane tubane muri uyu mwanya hanyuma twabazaniye umutumirwa hariho abantu benshi bagumye kumbwira ngo nzokugarure barahari abambwiye ngo nzokugarure none namugaruye mwari mumukumbuye rero urukumbuzi mvuge ngo rushire abane rushiraga barama twakumbuye rero ndakwakiriye cyane wisange wiyumve kuri channel ya SPCB official sijya mbere ni inshuro nyinshi iri ni rya gatatu ukandagiye hano ibirenge byawe bimaze gukandagira hano rero turakwakiye ngo wiyumve cyane rero kugira ngo dutangire reka ubashe kwivuga kuko hari bashasha baje kwivuga hanyuma uramutse n'itorero uri umushumba nje nkunda kukubwira ngo uri umushumba ni nkaho nzanereko nzabona ko ejo uzaba uri umushumba utoyoboye w'itorero rero karibu cyane murakoze cyane turashimye ku ikaze yanyu no gusubira kutwiyumvira nyine ngo tuze kubaramutsa hano ku ikanisa ryanyu cyane mu bakristo bacu gahunda n'abatugeje ubundi ngo afunguye ikanisa none biraducana yavuye muri iriya kandi atari pasiteri yari umupasiteri murindi yafunguye none twamenya ariko neza gusobanura ko ari cano yafunguye kandi aya makanisa ni menshi ariko ciza cyane nuko ntaza gonganira n'ayandi aya ndaba mwikoni nubwo ikanisa ryose ngo bagwa nubwo ikanisa ryose ryafungura ayandi makanisa ariko mukaza muhurira hariya ibyo ni bisanzwe turashimye rero ko mwaduhaye ikaze ku itorero ryanyu n'abakunzi banyu bakurikiye hanyuma kuri ico baruze cyo gukandaho bino bintu bizamera nko kubatizwa ntawe ubatizwa kabiri keretse wenda naganumva hari umupasiteri umwe numvire ngo wabatijwe kandi ari umupasiteri reka ndeke kubikomeza abatirizwa hano muri ndi dini yarashitse ngo baramubwira ngo batizwe kandi arabatizwa nabyumvaga nyine hakurya tukituye hari amakanisa amwe za sepake ndagira ngo n'abandi ngo ni abakomite navuga kandi ngo baza bakanga kajya k'abantu kandi barakanga usaka kabo mu gitutsi bariya tuvuge nimba njyewe ndi umuhungu wo muri iryo torero ngashima umugeni mu rindi kanisa aje ugatuma dukora uko arabanza ukamuzindura muruzi ariko yarabatijwe aho yaraba mbese ubatizo bw'abandi ntibabwemera ko ngo n'abapagani sinzi none ibyabo birabareba ariko twebwe hano ukanze rimwe ni ukubatijwe ububatijwe ubaye umukristo nuguma gukizwa gusa nyine gukizwa ni ukureba kuko wacinga nyine buri mwanya guma kurayikinga no gusharinga na comment nyine kugira ngo itorero rigumoze ritere imbere kandi ushimira n'abantu bagume gushikira abandi bantu miliyoni ukuri ntaco bitwaye nanone ahandi uragura amamega y'umunsi ugasanga abantu kwaje gutegera ibintu by'amatikuku cyane ngo banzovu ngo bayaka bien sûr gucisha ugaseka ukarelaxinga ni byiza ariko kandi hari abantu ushobora gushigikira tuvuge ejo tuzohura wenda uri mu nzira ndi mu modoka yanje naguze bice mu gihe washigikiye sizoguca izo muhari siko aho tuzohura wenda uri ahandi hantu uri unkeneye ko ufite bezo yawe ngo gizire neza ni byiza ko gusapotinga na mujye bose bushoboka gufata mega ugiye kuryama ugashira ku gitanda wenda ugategera ikiganiro nubwo utocumva basi ariko ya watch time kugira ngo urayimuhaye nuko muzamudushikira nyine cyane gose abantu batwaye tuba twitanze dore nk'abagore baba bataye abana babo cyane kandi kusanga bazabita wenda kundi kuntu
batwita se nk'ibirara kwanza je mfite kubakoranya mwese abagore ejo none ifoto ya Mutesi turamwamukije uze kumundamukiriza Mutesi ego paniki aha ya kamera biranshimisha birenze ndabona ndubura nzo mukubita fanta bene courage Mutesi courage kiresha guki vraiment byanshimishije ego donc bijye twishwe kudatera imbere kwacu kwishwe n'abandi bantu urero nta ndi umuririmbyi maze iminsi ndirimba pe iyo bije kuba biza bihararukwa bana bihararutse nkabireka barabiretse ariko je nyiri kubikora mwanya muremure simbihararutse ariko abandi nibo barakora abandi barabihararutse siwe ngo ntazareka yewe nije kumugiriye ureke uje ubiki ngire gute donc ben izo ndio bituma ntadatera imbere kuko abandi baravuze ariko mu gihe as long as mugani w'abongereza uri gukora ibintu byiza uvuye ku mutima kwanza byanze gufasha wowe ubwawe w'imbere ukabona ntaco biri buhungabanya kuri famille yawe ukabona ntaco bihungabanya mu kwizera kwawe na societe ntaco bitwaye ya majwi ntagiyazabura none hayo majwi tiyobura ntazobura azohoraho kugeza tugeze mu ijuru nkuko wari ubizi ejo twari dutaramye umuyumbe kuyoza komanta nyine nageza commentaire keza nakunze aravuga ngo aya masezerano twatwicarana mu yumba akaza avuga ati ejo aba bameze gutya bigeze gutya ati ariya ni sawa kandi nayo ukuri atari kwisezerano nimwe dufite gusa nibyo kuja mu ijuru byonyine ahandi iyo hanze ni yego nukutuzenza nyine mu gihe tukibara tutava mu nzira ariko isezerano yo gutegereza nibyo kuja mu ijuru irindi undi muntu ufite isezerano rimwe gusa nawe yiteguye ko rizosohora gusa ngo ni satani niryo guje byo ngo nta isezerano afite uretse ngo kuzomanuka muri rwabo mu myaka 1000 iryo ngo yarize kandi aragicara nawe yajyanditse ahantu muri agenda ati nzosha mugihe rero atarasha cyo tuma akora ibishoboka kugira ngo ashake abo bazosha abakure mu nzira so ari yo n'abantu bashobora kutudistraire wenda kutuza inzira ariko satani kubera ko nyine nta isezerano afite mugani wiwe no kuzosha ntazoja mu ijuru ntazosubirayo yavuye nubwo bagenda gusa dukoshesha nyine gusa atumenyesha amavirigire no ntuzi ese no kuma macunda yaje bazagira gutondagira umugozi kera wahanuka utondaga shangi nana muza bibiri hari ukuntu bavugira nk'umugozi ukagenda mu utondagira nyine gutya wagera nk'ariya nyine wahuruka ukabura hurutse cyangwa nk'igiti noneho wagoka kavuga ngo muya amacunda satani gutumesha amacunda gusa ariko nta no kuguma kudukoshesha ntaka tuza urugendo murakoze cyane urakoze cyane turagushimiye kuramutsa itorero buriya hari igihe abantu bibwira ngo amatorero gusa n'ariya mu ikanisa ariko ubu nyine n'ayandi yarabonetse gusa icyo dusaba abayafite ni ugutanga ibintu bizima byiza byubaka ba bantu uhawe heza kuko nutanga ibibi uzaba uri gutera imbuto mbi ni mukubona bavuga ngo kamera bakamera ngo kugira ngo ibintu ngo bagafata mu bintu bibi bakaruza bagira oya kamera ndayita ni nk'ikiraro kiraro ntikivuga ati wowe ntumvogera ntucaho wambaye ikirato cumwe oya kiraro nico gutambuka wese uja gukene kujabuka aragenda kuko kamera ifata ivyo twavuze ntabwo ari kamera mu gihe rero uri imbere y'abantu nturegere amajambo yawe ugiye kuvuga ntugakundana abakamerameni ibo bari ku isoko baracuruza nibagira imana bakabona akantu ko binjiriza views azabagize neza azabagize neza nubahaki akabinjiriza kandi views burya ni alert none nyine bazama alert mu gitangaza kirabaye none uko yamugenda gashaka none bagize imana bakagwa ku kantu gatoya umuntu yatesha gusa babonye isoko bariye isabuni bibaye isabuni bayinjiye mubikeneye rero kubima ayo masabune yawe no kwima tujya tutosharinga ntazaragera tegura amajambo yawe abe mazima ari mu kanisa
busanzwe tuba tugiye kuvuga ijambo ry'Imana yego nuko ibintu nyine byabaye nyine vongo nyamugani baza bavuga ariko ubusanzwe kanasa ryari ryo kuvuga Yesu gusa wenyine tugataha yego mu gihe twavuze Yesu nta ni makosa yozamo amakosa aza mu gihe nagiye ipembere donc nagiye hanze y'ibyari ngombwa yego siko kaja kuzana ibyanje ngakurura ibingibi wanje nukuba abana nagize gucya nahuye n'umusazi ese umusazi mu kanisa koma ibase nukuri hariho abantu bamwe bazamazana intonda bagwira mu kanisa ngo agiye gushima agakora ino nino abana ma commentaire amwe amwe yari ngombwa nayo mashimwe n'ubundi gushima tugomba gushima Yesu sawe wenyine gusa kuko ari byo yakoze nawe twovuga twadutaha twasohoka twagakosta bimaze umwaka ugashira utara mbese tugomba gushima ibindi bintu bitari ibyo bitari Yesu ngo twakize impanuka ni ukuri ni byiza pe yego ariko usaba pagani ntibazikira tukome n'abakristo bazigwamo abandi bakaja mu hoteli kuja gukora ibi n'ibindi bamwe bagasohoka n'ibigwa nashima nizo mpanuka bakazikira yego Imana sinkanje we n'abandi wowe espenda kwanga kumugirira nabi oya Imana ikunda bose ariko ici twebwe cyo turusha bari abandi mzite gutyo Imana bari kuvuga gutyo ariko nabo wenda afite amashimwe yabusinze ariko twebwe twitiriwe kanisa tugomba gushima Yesu cyakoze ku musaraba kirarangi kirimo n'utwe twose kirimo ico yakoze kirangije byose kwa kirangije byose ya ndirimbo yaramivuga ngo ngaya amahoro ubuntu bugeretse ku bundi yafashe amahoro yaduhaye gukira indwara yaduhaye gukira ubukene yaduhaye yazingiye muri Yesu iraduheza ati ngaya mwaka amen none barashobora utwibundi twiwe wese akazayikurira unahuye n'abantu bakamutanga ngo cyari kiba no ugasanga kera bigikoma kantu ka sketch kumva ka comedy n'abantu gusaba sike bacanga muke usanye nabyo sibi ariko kandi tugeze mu kanisa tugomba gushima Yesu jayo atari ya Yesu gusa wenyine tugomba gushima Yesu akaba ari we tuvuga muri ibyo mu gitabo cyo gushimisha bazongera amagambo ya Yesu mbwira by'umusaraba we mbwira by'urupfu nuko nta makuru y'abakristo bundi ayandi nayanze nyine ko mu kanisa ni Yesu rero uzoja ku ruhande ukavuga ibintu bitari byo bakabyohereza tugakondane babanda iyo bari mu isoko bagize Imana bakabagurira saba bagize Imana bakagurirwa hanyuma sawa urakoze cyane uri umuririmbyi sibyo hanyuma waruvuze ngo tugomba kuvuga Yesu gusa tugomba gushima Yesu tugomba niwe gusa iyo tuja mu ikanisa tugomba kuvuga Yesu ese nshaka kukubaza ikibazo mu baririmbyi mwe muhimba indirimbo nta ndirimbo muza muhimba zijanye n'ibihe murimo cyane rwose mutazimba gusa kubera urupfu rwa Yesu muzihimba n'ibintu cyane biriya byo bisobanuye turi kumwe gana turi muri rya kanisa gana gusa turirimo kandi nubwo nabivuze gutyo ariko gusindagiza bajya bagiye kunanirwa batahumva bakuru Yesu burya hari igihe tuzamuka nk'ubu nari mvuze za Yesu nibyo abantu bazamutse mu kwizera cyane ariko turemeje ko hari abandi bantu bakiri hasi bagitsikamiwe n'amateka ya kera ariko none muri ibyo yaruvuze ngo haguruka usiga gutinya amateka ugende ushira ubwoba uririmbe imbabazi z'Imana ariko iyo utarabyumva nawe hari igihe tujya twaja muri praise and worship tukaramya Imana turagushimira Yesu warakoze ku musaraba wagize gutya ariko hari indani hakaba hari umuntu ubabaye swate yabuze ubuzima bwacanze ari hagati teske ibi bintu mbivemo ese noja hano ibumoso nubona kimfasha basikandegereza umunsi ese nimpemuka ninguma hano nuko nagumye nkaba naburaniwe biragenda gute none uzandirimbo rero ziraza gufasha cyangwa ihangane uko bukeye uko bwije nuko bwije siko buze uraje ugacana yani uko hinze siko zigone kugira ngo tumutene ntege basi
yumve kagashalere k'ibyiringiro gato two muri mziringiro turi kumwe natwe ati komera nabaru nakabyagenze gukina no yamwe ati kumbe sinje wa mbere kumbe ejo nico kizaze cyo kuja materaniro jewe mbone unakaje kubwira abantu wumvise uri bored donc bored ngo wumvise wacitse intege donc wumva ntake utari muri mood kwa ahubwo uzirukire kuja gusenga même si inzambwira ngo haba n'umuntu wakoze icyaha ariza tuba tugiye twebwe hano hanze ngo gusambana ngo kuroga ngo nivyo navyo n'ibyaha ariko kandi hari n'ibindi byaha birindana wenyine ubwo ati ukaba coupable ukikira ibiro byo nyine ukavuga ati simubanje mu bandi sinkira umwana w'Imana ariko cage wumva nyine utoje hari ari uzozinduke kare ni kanisa none n'umusambanyi azirukire mu kanisa none aje Yoba twagiye tugira Imana ubona indabo nziza. Reka noneho tukiri aho ngaho reka nkubaza akantu. Hariho abantu tumaze iminsi tubona basohora ama video y'urukozasoni. Sibyo? Twarangiza muri ba bantu n'ubundi tukababona kuri podium. Titwabonye aho birega ngo bavuga ati mumbabarire nakoze ibi bintu biteye isoni mumbabarire. Noneho ngo tuvuge ati dufite image y'umuntu twabonye wakoze ibiteye isoni dufite n'indi image y'umuntu wihanye noneho yarihanye ariko ari kuri podium kubera ko yihanye yaratunganyije n'Imana yiwe bari abantu babikora ntibihane nabo agomba kuva muri ibyo agahita yirukira kuri podium simuza kuri podium cyane mu rusengero ntukicire urubanza ngube wogumiriya kuko nugumiriye Satani arakongorera kundi aguma gusunika ati uraje hariya uruzi baraye tuza warurejo dore nuje hariya barabimenya nuje hariya nyine urabona bitari byiza jewe inama nobwira abo bene data baguye ega kurasibwa ku rugamba bivuze ko utakira umusirikare w'ucaga igihugu agiye kurwanira oya ni ibisanzwe ariko uraje mu bitaro ukavugwa ugasubira ukaje ku murongo w'abandi kandi igihugu kinakuvuza cyagutumye muri mission mushatse kuvuga nimba uri umukristo ukagwa ntibivuze ko ugomba kuva ku murongo w'abandi gumiza ujeyo apana kuje kwishushanya kuko uruvuze ngo amashuri ukozasoni hari amashuri batagiye hanze ariko nabo babikoze baba bari hariya siko kubera ko mutababonye ibona batagatifu nabere ese uyu mutabonye akaba ari hariya n'uyu mwabonye iwe akicura urubanza muri we siko akavuga ati niwe nakoze igitangaza nakoze ibara ariko simfunga Imana imbabari wenda kegera umuntu mwibanga akavuga ati nakoze igitangaza umbabarire mbonye sinje kuregera kuri podium kubera impamvu zinizi cyangwa agere pasiteri cyangwa muri kanisa amwegerera mu gate pastor dore igitangaza nakoze umbabarire rwose mbonye kuje kwiregera imbere y'abantu bitanyoroheye umutima ntiwankundi ariko umutima wanje wababaye ndihanye sinzonasubira nari nkubaje ninde mwiza hagati yaho ninde byibuze bose bakoshe ariko bumwe byagiye hanze biragaragara kandi yihanye ntazonasubira ariko harundi hariya kabica mutabonye iwe ni sawa ndetse karaseka bajya babo kubera ko ibyo bitazwi ari mu gisirimba ari muri korari ari mu ivuga butumwa n'umuhanuzi n'ibiki ese ninde mubi hagati noneho bose ni babi sibyo bose babaye babi kubera ibibi bakoze ariko uriyaga wihanye wegereye pasiteri akihana nje niwe numva wabaye muzima sibyo uriya karatujyajya karajyajya itorero karajyajya abantu ni nawe wijyajya wenyine buriya ni nawe hawijyajya karanijyajya ubwiye twebwe nta bujyajya dushira kubera ko ntabyo tuzi iwe niwe wiyizi wenyine karajyajya umutima we ati ariko arageraho cyane tubone yagize izuya ariko azoza yihema avuga ati nanana cyababwira bonge twe tuzi ko ari umukristo kwese tumuzi sibyo ariko iwe uri imbere ya sara agatima ntikareka gukubita wagize izuya ariko
nubwo ukora bino uri kandi Imana irakuzi na Satani arakuzi ba bose barakuzi bombi babiri abakire barakuzi rero niho narivuze afazari uyu nguyu bagiye kubikora bikagaragara ntagomba guhungikanisa agomba kuza akaza no mu bantu bakamumenyera akihana kubera ko ibindi bikorwa bihanye noneho ikibazo ga nuko atihanye muri ba bantu ngo babimenye ko yihanye oya si ngombwa okay byari byiza ariko mu gihe asanze pasiteri cyangwa undi muntu yizeye data cyangwa ati yego nakoze ibara mwarabibonye none mbabarire kandi n'umutima ukamwemeza ngo ntazosubira ubundi kwihana kwiza ni ukureka ntabwo ari amajambo ndashobora kuzana ukagucangacanga mu magambo ukavuga ati uyu muntu narihanye twatandukana n'uburyo ntamanirwa kandi ngasubirayo iyo narindi rero kujya si ukwihana kwihana si amagambo kwihana si ukuvuga ni mu mutima wamara ukita hanze wenyine ukavuga ati kino kintu sinzosubira kizontera isoni ukanareka byiza rero ese ndavuga gute sinzi kandi ngiye kuvuga niba byumvikana aho kugira ngo wihane ikintu ejo uzobisubiremo woreka kucihana ukakireka ntugasubire aho kugira ngo uvuge amajambo bitakuvuye mu mutima mbega abantu babimenye reka mbikureho donc twaso kandi kumbara muri kino kintu nimana nama nkubita hasi batarako bambona nsubirayo byiza aho kugira ngo ukore gutyo singuze ngo byiza nukoresha aho kugira ngo ukore gutyo ahubwo woreka kutubwira woreka no kwihana twaranabibonye ukabireka ukareka kwihana ariko ukareka cya kintu wakoze ukakireka kwa muzi ukavuza none se utihanye ubabariwe utihanye wakiretse sibyo byensire wakiretse ariko ntiwatuye ngo uvuge ngo mumbabare n'abantu baza kwirega baravuga ngo yicujije sinzi ko ari wabyo yego bavuga ko yicujije ega kwicuza kwiza so kuza nkubwiye ngo namanganya gusa urumva unageze numara ungirira kagashavu mbabarire ndi mu shavu nimara ngusubire oyi mvuze wa wundi wicuza yamara kareka naho tuvuga ariko yicujije muri we agasaba Imana imbabazi ntasa umuntu wari wese imbabazi ayamara kareka kuri jewe biramaze aho kuvuga ngo aze n'imbere y'itorero n'imbere ya pasiteri n'abakristo bose yirege donc abikureho gusa ariko avuga ati nireze gusa ico mwabonye nzareba mutari ko mumbona nitwikira kijima cyangwa nikinge ku mazu nanange yaho cyaniruke timuzosura kumbona niho navuze ati aho kugira ngo wihane mu magambo ntureke ahubwo woreka kwihana mu majambo imbere y'abantu ariko ukareka caca wari ugiye kwihana ukareka mese muri wowe ukicuza ukabwira n'Imana ati bana mbabarire kino kintu nakoze sinzogisubira wamara ukanakireka je numva uwo ngo ari we mwiza ni byiza ariko d'une part ni byiza ko wihana imbere y'abantu ukabyatura imbere y'abantu kugira ngo bibere n'abandi somo ngaruke bibere n'abandi somo wenda n'undi muntu woje gukora ico kintu ati aya ikintu ni icaha koko kandi burya ari bamwe ndagira ngo bazanga gukora icaha kugira ngo bataje kwihana gusara imbere y'abantu ariko icaha batagipinze akaba n'abandi banga kubikora bataje kubabona bataje kubafata bataje kubimenya siko ariko muri we yumva ari bon ariko akavuga ati uzomenyekana noja gufatwa orubiri bavuga ngo utekereje kera kujya ubu bikoze soko rero je narimvuze ngo aho kugira ngo wihana icaha ejo uzogisubiremo aho woreka kucihana ariko ntukagikore kandi ubone je bari kusukuri kuri absolu ako kantu ndakumvishije ariko ako ntari kumva neza buriya Bibiliya idusaba kwatura kandi kwatura ni ukuvuga none se kwatura ntaretse ubimazike noneho bireke nurangiza nyine nakubajije naje ndetse neza kwaturana imbere y'abantu cyangwa imbere y'abapasiteri noneho cacanka gikomeza sindutwa n'umuntu utaje kwatura ariko akicuza yamana kanareka cacaha buriya ukera umuntu iyo yicujije abasa n'ubabari
turabyumvikanye hose turabyumvikanyeho icyo nzi nuko baba twumve neza simuze ngo areke kwihana nari mvuze ngo aba ariko kugira ngo wihane icyaha kubera ko bakimenya ariko hajya ni nk'amatakira ngo ariko bati mumbabarire kawuye umwiza bazamufata yiza akamubwira ati mumbabarire sinzosubira nibwo bwa mbere kandi uko ari umwibyi ruhagwa gitangaza nibwo bwa mbere gitangaza nibwo narenje bwa mbere none se urafite inkovu baramukubise ibintu byose baramumaze kubera ko bamufashe arabatangira asaba imbabazi ariko wamwibye ndi wombwira ngo umunsi batamubonye arajana ikintu nagerere mutima ngo mukubite ngo yamagaruka ati mbabarira nari nakwibye tigikunda tigishoboka umuntu mwiza nutibye rero siko ko ndakumva rero aho kugira ngo wihane icyaha kugira ngo unyikure imbere ejo nyuma uzosubire ntariko nkubona ugikore ebana umutima ntacu umutima ukubwira ahubwo woreka kucihana woreka kuza kunyihanaho ariko caca ukakireka suko ndumvishije urakoze cyane hanyuma hari umuntu umwe mperuka kubona muri Kenya ngo ni Yesu wamubonye uwo musore yaraje w'umunyamurenge uhawe yiyita Yesu ngaho ntiuramubona sinandifuza bipfiriwe guteze arimo kwiyita Yesu ndetse akavuga ngo abantu bose ngo ni ba Yesu uriya muntu tebamubaje inkovu ahiri bature bareke iyo mu rubavu wenda kubasanga bafite urubavu ruto barazoreye mu kiganza gusa niba yari afite no hiwe ngo abantu bose ni ba Yesu uwo muntu ndaje wamubwira nakomeza je sindi Yesu akomeza Yesu nakomeza mu je sindi cyangwa hari ikindi wamubwira ati warayobye simbizi sindamubona reka nzobanze nje kumureba uzobanze uje kumureba banze nde aba kwiye cyane nzaze kureba namubonye kuri chano ya mwiza uramuzi amasimba aho niho namubonye yaramuzanye avuga ukuntu ari Yesu gute saba n'abandi bantu ngo ni twese ngo turi ba Yesu ashingiye ku kinyi nyine ngo kubera ko turi abana b'Imana twese na Yesu none se ndimumuna turi barumuna baye oya yego turavukana mu buryo bw'Imana ariko kandi mumuna wane ndiyo kuyita jewe oya indi tibona jana ikarite yanjye oya yiwe ari mu kwamba kuvuga ngo ni Yesu oya ari Yesu twabaye umwe nawe kubwa amaraso yiwe nyine duhuza n'Imana data yego atugira abavandimwe biwe babayeho hanyuma muri iyi minsi ko turabona ibintu bishushe kura dutegurira ibintu byiza cyane konseri uteganya kuduha mesaje ni mesaje itubwira ngo twihane cyangwa ni mesaje itubwira ngo muhumure ibintu bigiye kugenda neza kura dutegurira ibihe bintu ubivuze neza ko mpantegura none muzoze kurura munsi nzobabwira mwahageze kuko nimbabwira ngo nyine cyangwa tuzabyumvira mu ndirimbo muzobyumvira nyine aho ngaho ariko mfite ico ushaka kuzobabwira n'ubundi yego ahubwo mwebwe ni mwe mugomba kuntegurira ahubwo kuzoza oya icoco ibyanjye narabiteguye icoco ntugisengere turi mu nzira ko turaza turinze gusa wa munsi ngushike ahasigaye tuzaje cyane rwose rero abantu turabatumiye muzahabe abari hafi mwene data afite konseri ese izaba ku matariki 22 z'uku kwezi kwa kabiri muzahabe tuzamushigikire ndetse na online kwinjira n'ubuntu abanyaburundi ndetse n'abandi abari kure ko turategura ni connection zo dukundira gusa bana twaca ama connection nyine ariko connection yes turashobora kuzigira live kubera ko nta si live recording ni gitaramo gisanzwe cyo kwishimana n'abantu juste dusubire kandi twibukanye kuzimana yakoze dusubire duterana intege mu rugendo yes courage cyane hanyuma tubwira abantu kugira ngo muzoze tubane bizaba ari byiza cyane cyane tutabona uko tubivuga muzabyibonera muhageze hanyuma kera wasara uwo terana magi atatana nuko
ukuvuga ngo n'intwererano y'amagi irakenewe bazafasha kwijwe cyane rwose ubu singengwa n'ikintu gikonje cyo tubona ko tuvana mu nzu harakonje ntaje gusaba tuje kwiyanika ku kazuba hanyuma uyu munsi ikintu naguhamagariye ni nk'ibintu bibiri ariko ni kimwe kirimo bibiri uri umuramyi turabizi ko ubimazemo igihe kirekire cyane 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 uyu munsi nshaka ko udusobanurira hari ibyo twita kuramya Imana sibyo kuramya Imana uriya ni umuramyi uriya kararamya Imana kandi nyine twama tubizana tukabihuza n'indirimbo zimwe tukama tuvuga ngo izi ngizi ngo nizo ziramya Imana ngo izi zindi ngo nizo guhimbaza Imana mbese kuramya Imana twabona yuko ari indirimbo twita ngo ziritonze guhimbaza Imana twumva ko ari indirimbo zihuse indirimbo yose yihuse tukavuga ngo ni uguhimbaza Imana uyu munsi rero ndifuza yuko udufasha kuramya Imana ni gute umuntu agomba gukora kugira ngo aramye Imana abe umuramyi mwiza kuko wenda abantu bose ntibazoba abaririmbyi uko umuntu yoramye Imana ni gute urakoze cyane ego cyo kintu ndavuga ukuntu gutari ukuri kuzuye cyane ego peut-être rero dushobora kuba afite ukundi mpamvu ngo ukuri kutuzuye si uko atari ukuri ndavuga uko kuri kwaje uko ubyumva ego kuramya ntabwo ari ukuririmba kuramya si ukuririmba nk'umuntu uvuye wenda ku misozi za Ngozi Gitega nyine ariko amanuka hano agiye Bujumbura uyu ngo Bujumbura neza umuntu uvuye Ngozi uhawe uzino Bujumbura donc bose bagiye i Bujumbura ni hehe igisagara cyose voilà igisagara gizwe na quartier imwe aya ni nyinshi za quartier nazo zigizwe n'amakomine amaveni arimo amazu amanimero y'amazu nuko dufate ko kuramya ari nk'igisagara cya Bujumbura nimba uhitiye mu Ngagara uvuye haruguru yego ni Bujumbura naho ariko si ho honyine Bujumbura yego Bujumbura harakubita gereza za ntiwoburi mu Ngagara ngo uvuge ngo ni Bujumbura oya ni Bujumbura nariko si ho honyine yego sibyo Bujumbura yakubita gereza za imbere mu Carama za nani za Rubirizi iri imbere ntuza umwana kuzozugirira yepfu za Kajaga mu Gatumba ukubite za Ruziba na Ruziba hakurya ya Nyabugete niyo misozi nukuvuga ngo Bujumbura ntabwo izona quartier imwe dufate kuramya Imana ko ari nka Bujumbura ndeke gutinda mu ego noneho kuramya ntabwo ari kuririmba gusa konyine bari n'abaririmbyi ariko sabaranye nukuvuga ngo umuramyi ni umuntu wese wonora Imana utekereza icyo Imana yakoze ukora ikintu kubw'Imana sibyo ugakora ikintu kubera ko Imana yakivuze ngo mugire gutya udashoboye kuririmba ntibavuga ngo ntakiri umuramyi rero abaririmbyi ni aka extrait gato ni nk'uko ugenda ukadaha agakombe muri Tanganyika k'amazi ukamuzana mu gisagara ugasaba ati jewe Tanganyika ndayidashe woro Tanganyika ntiyamenye ko wanadashe pi yego ufite amazi ya Tanganyika mu gakombe ego ariko Tanganyika abari bari hari nta cyapungutse kuri Tanganyika pi ntibamenye ko bagorora no gakombe pi abana siko rero kuramya Imana ni ibintu binini cyane ni ibintu byagutse kariya dukora kabaririmbyi nako tuba twashoboye ariko kuramya Imana ni ikintu cyagutse cyane kandi tukaja kuramya ngo tunezererwe Imana yakoze ibintu bikomeye umugani wacu oya haba n'igihe yakoze ibintu tutishimira tugomba kuyiramya kubera ko ari Imana nyine ikwiye kuramya gusa ntakindi yego donc ikwiriye adoration yacu yego byoba bimeze noba merewe neza noba ntamerewe neza Imana ngomba kwishima yego muri Zaburi niho bavuga ngo mushime iyishe imfura zo muri Egiputa yamaze abantu yagize gute ariko muyishime kuko imbabazi zawe zibariteka ryose
umushimwe yakubise ngo faraho n'ibiki sinzi kuko imbabazi ziba kujya niko niyo mana rero kuramya abaririmbyi bakora akantu nikagakomera muze udahambura Tanganyika gusa ukamugenda ariko Tanganyika amazi yacuzuye yose iracuzuye urashobora kuba Imana mu buzima busanzwe kubayeho mu rugo iwawe mu gihe iwawe hameze neza utunga ingona kandi wakora ufite gutya hameze kandi ukazuka ego y'abandi achaza kuwe mamwe ukiri kuropokera go ndago ukwani Imana yakwini adoration ni adoration gukoropa ni adoration tigo muzo sa neza uko nukurana nukuvuga ngo ibikorwa byose nukurana ciza gusa igikorwa cyose ciza nukurana no gutwara neza imodoka nukurana none ugiye kubera iyo ugiye utagonze umuntu atakugonze tuzuga ati Imana ishimwe kera nukuramya kujya aho ndavuga kwedika abana bawe neza kandi adoration juste yongiye kugaburira abana bawe neza kwita ku rugo wawe kwiyitaho navyo nukurana kwiyitaho cyane yo abana kugira ifaranga kugira nukurana none se uvuze ngo kwiyitaho sibyo hari ibintu abadamu bakora da makeup nyine ugasanga umuntu yisize hakaba bamwe batavyemera bavuga ati ibintu muba mwakoze mwisiga oro yaza yitaho ariko nabiriya nuko oya yega none uravuze ngo kwiyitaho nuko donc ugiye mu bandi tegeko dusa neza naho nukurana siko na uko nukwifata nabi naho kujya si byiza hari jije abantu barakiriye wahigwa bakene mu mitima yabo irya si bigomba guhinduka jewe Bibiliya ni ijambo ry'Imana tagomba guhinduka yego ariko baduhaye nk'akantu mu muhinduro gato muri Bibiliya uruhusi Imana ikavuga ati buri muntu ahindura akantu hajya bavuze ngo biragoye ko umukene yinjira mu ijuru aho hakuraho biragoye ko umukene yinjira mu ijuru gute navuze ko mvuga ukuri kutari ukuri cyane ariko kwa sawa n'ubundi ni watu watwumva sibyo n'ubundi tuzamuzana twumva ukwiwe okay akona kakabire katatu kwambere tukarangize kuramya Imana uhuye n'umuntu hano hanze wabuze uko agira ko mugirira neza uburamije Imana nawe ahantu hamwe kuri channel navuzeho umunsi umwe nimba nciye ku muntu hano uryamye hasi kandi mbona ko yabaye apana bajya baza bigirisha bamahimba mbona ko babaye kabisa kandi gufasha nkamuca mfite ituro ngiye gutura mu kanisa ngigushima Imana yego hajya nzabona feelings mbese n'umuca ufite ituro ngo ni huri tura mu kanisa iwe arashonje nciye kuri uyu muntu yanagusabye sibyo tubikora ariko n'amakosa hamwe sivuze ko nyine ari amakosa gwenda tuba dukereza ngo tugiye gufasha bari abantu n'inama uvuze ngo mu gihe uciye ku muntu ko kubona ko ababaye agarakeneye ubufasha bwawe ukirwa nka nituvugiye mu rusengero hajya uzaba wakoze ibintu bitari byo naribuze ngo kwirukanka n'ituro ngiye mu rusengero size umuntu wari muri bezwe hano hanze donc warukeneye gufasha kubwanje abantu kuri kwijana kuri kwaje wakoze ibitari byo nkuko kuriya nako nukuramya Imana sibyo ufashije umuntu ukoze igikorwa cyose ciza gikora ku mutima w'umuntu wari ubikeneye ntajye uburamije Imana uturanye n'umukene ahantu muri quartier ukamenya ko nyine no kugaburira abana ari kibazo ugafata ibiro biroze umuceri ndara bacuza ko n'umuceri ugakunda ukamuhati ngaho tekera abana yego none ni ibyo gutera korasi ngo tunakwavuda Bwana no hagize wakoze igikorwa uzoba waramisha cyo kuramya Imana igikorwa cyose ciza yego ni indi sorte ya adoration yego hanyuma bitandukaniye he na louange no guhimbaza twebwe turirimba rero
niyo expression yacu dukoresha yego nibwo buryo bwacu bwo kuramya Imana ariko bitabujije ko nutanze ituro uwishura umwana w'imfubyi ku ishuri uwambitse umupfakazi ugiriye neza umukene yego ubaniye neza umugabo wawe cyangwa umugore wawe yego no kuramya Imana yego mushoboye gakora se mukagatera ni sawa mutagashoboye muba mwaramije mwaramije beza yego nimba ndi umugabo mwiza mu rugo iwanje abana bambona nk'icitegererezo ciza yego baze bagenda bagiye ko ati nanone papa ni sawa yego ndumuramye bakaza bagukumbura usohotse hajya ndumuramye nubwo ntomenye gutera gakorasi yego none rero abaririmbyi rero iriya niyo expression yacu dukoresha twazana akamelodi ibiki na biki bene ibyo none ukavuga ati okay je nshobora byo kuririmba reka ndirimbe bitavuze ko nibyo nshobora kubikora yego bivuze ko nimba umuririmbyi ntagomba gutanga amaturo mu rusengero ndatanga ndabana n'abantu neza ega no kubanira ubuyobozi neza no kuramya Imana kubanira ubuyobozi neza bw'igihugu yego ubuyobozi bwo ari bwo bwose n'ubw'igihugu kubanira neza no kujya no kuramya Imana none bangahe baba mu makaritsiye babita abapasiteri rimwe na rimwe kubera ko usenga ngo pasiteri pasita yego ugasanga ko barakwita pasiteri kandi utarasengera kubera ko bazi kuja kugira ariko hakabaho abandi bapasiteri bita abayiswa ugasanga muri quartier sibyo ni umupasiteri kuri eglise ariko muri quartier bivanye n'ukuntu abanye n'abantu bakazavuga ati uyu ari umunyabwenge tashobotse umunyabwenge ntibutse izina rye yaravuze ngo mu bantu bose uhasanga abantu bose ufasha abapasiteri 100 wabasanga mu mabandi ufasha amabandi 100 naho wasanga ari mu bapasiteri amabandi y'abapasiteri ufashe abapasiteri 100 uwo basangamwe amabandi ufashe amabandi 100 wasanga abapasiteri akantu nsinga sobanukiye karazi ikindi gihe nyine rero kuramya ni igikorwa cyose ciza no mutwe tukarenzaho tugashira mu kamelodi twavuga ati tunakuabudu Bwana wagize gutyo kuko impamvu uvuze ngo gukora neza no kuramya uyu wagiriye neza swate yaragiye kurara nejo abana barabwiriwe kandi abona ko nejo nta kuntu hazagira abantu ukamuha ibiro 2 by'umuceri aragushimira wewe yego ariko nusohoka avuga ati Imana ushimwe ko ngose ntashobora kubona arabona Imana avuga ati Imana ukora igitangazo umugoroba abana bari baburaye abana bari bashize none unkora igitangazo urango bose ndagushimiye deja ijya ni adoration izo bigiye ku Mana yego niyo muze gukora ikorwa ciza cyose ni adoration yego siko yego none guhimbaza rero hari ukuntu abantu bitandukanye gutandukanye ngo guhimba donc adoration ni ukuvuga uko Imana iri uko ivuga gusa ko ari Imana naho louange ni ukuvuga imirimo y'Imana yakoze yego siko wagize neza turagushimiye Yesu ndagwimara wankoreye tuzahora tugushima bene uko kwakunda ariko kandi bitandukanye n'indirimbo zihuse iyo ni irindi somo wenda ry'abaririmbyi ariko ni nkuko kuramya ni ukuvuga Imana ico Imana iri amajuru tararara icuri kumanura inkuru yabanana agira n'ijwi ry'abamarayika ngo nshobore kubirana ko byari bikwiye nico Imana iri ego imiyagiraza nanje ngashikama nibisaba bene uko ego namanangara iyo mubonye sanga urengeye uko bambiye kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose
nama umva kuravuga imana kurayibwira ego birakuvamo nk'umuntu uri imbere yawe wibwira donc ni imana kuravuga ubukuru bw'Imana yes ego noneho guhimbaza nako uravuga iby'Imana yakoze imirimo y'Imana ego wangiriye neza ndagushimiye wagize gutya wagize ibi mu ndirimbo zawe indirimbo imwe ushobora kuvuga nyine wavuze ngo iyo ni kuririmba uramya Imana ni parti imwe mu maparti mbese apana parti gusa extrait na kantu gato mu bihimba mu biramya Imana mu ndirimbo zawe indirimbo ziramya Imana ni izi watubwiramo zibiri tubwiremo zibiri gusa tabizi hari zimwe zitarasohoka izasohotse kuva kera Imana wewe songa mbere ni nivuga butumwa nivuga butumwa nivuga butumwa ntabwo ari ukurana oya mbagare nayo nivuga butumwa jewe henshi ngira ivuga butumwa cyane indirimbo zanje nyinshi uretse wenda iriya tuzabura tugushima niyo guhimbaza Imana yego yo guhimbaza Imana ntabwo ari yo kurana zo kuramya n'izindi ziri ahanga zitarasohoka abantu bataramenya cyane zitaraje ku mitandaho ariko zirahari ziramya zakera nk'izo uri hejuru y'amajuru nukuramya tumva ko nyitoye ariko si yanje iyo ngiyo ni alarme ego ni ya Pastor Ben niwe yanditse n'izindi nyinshi nyine zirangwa je cyane ariko nibanda kwivuga butumwa ego buriya biratandukanye hariho abaja mu ivuga butumwa abandi bakaja muziramya abandi bakaja muzihimbaza none se Pastor Ben na Chance bakora iziramya barahimbaza bakora byose mbonyi nabo ni nka byose kubera ko hari aho aramya ahandi nyine akagira zihimbaza Imana n'izindi zivuga butumwa unyihanganire ndacari muri uwo murongo wo kukubaza abaririmbyi nkomezi ni umuramyi cyane amamara wamamari tararara wanyujuje urumva ko yiyaderesa ku muntu runaka ego Mbabazi Patrick Mbabazi ni umuhimbaji arahimbaza Mbabazi Patrick arahimbaza ni umutarami burya kuririmba harimo ibintu byinshi harimo abanditsi aribo bahimbyi hakabamo abaririmbyi bandi basanzwe hakabamo abaramyi hakabamo n'abandi bo guhimbaza hakabamo n'abataramyi yego uzi wenda nka Mbonyi Jenosquize wenda kumutanga urugero Mbonyi ni muririmbyi nyine wo makonseri ya hejuru yego kandi wo hejuru Imana imuha umugisha barahuje nabyo byaramwemereye byaramukundi ariko kandi si umuntu wa wundi woje gutaramisha abantu mu gitaramo yego byoba yego ariko uzagira igitaramo none kino nyine cinani cyo kunongonera ngushira no Mbonyi ushira Mbabazi hano none se wowe uhagaze ho bururira jewe muki muri mu gitaramo cyangwa uri wowe ubona uhagaze ahubwo ni mwebwe mumenye hose ndahaja ariko nimwe muvuga ati nubwo cyari kwa none uzufite jewe nkubonye nyine ndebye kenshi nkunze kukubona mu bitaramo uri umuramyi nje niko mbona kuri jewe uri umuramyi kuri mutazasimbagura ego aya au contraire ahubwo je muri ndumukorari cyane uri umukorari yes hariho n'abakorari yego abakorari hariho abaramyi abahimbaza n'abanyagitaramo n'abakorari byose bigiye ko gusa mpamvu zo ndumukorari nje nkunda indirimbo za korari cyane ego iyo korari igize harmoni nziza inapana zo kugira gusa nyine zo gushusha amateraniro kumva harmoni ya korari kwa
mba numva jewe nishimye cyane. none se nka Apotre Gitwaza ese mu bavuga ijambo ry'Imana mu bavuga ubutumwa iyo ndibogira baramyi n'abahimbaza na Apotre Gitwaza twamushira he uriya ko nkazo no muramyi ni umuramyi ariko kandi agasohoka n'umunyabwenge aramya Imana mu bwenge bwiwe nyine ariko n'umuramyi n'umuririmbyi buriya muri mwiza cyane n'umuramyi yandika n'indirimbo nziza cyane zo kuramya ziza vraiment ziri amande. Naho Jacques Apotre Jacques ni nko guhimbaza no muhima Jacques arahimbaza yo sebene mu pasteur kuko nyine urabona agenda abwiriza nyine iwe na Ndamayizi nko muri nani mwe nyine ni abanyagitaramo cyane pe. Pasiteri Mudaheranwa nawe ni umuvugabutumwa selo uko nzumva kubera ko ari ukuntu agenda ahugura abantu cyane kubwiriza kwigisha arigisha cyane urakoze cyane. Hanyuma urumva ko hari akantu ntasobanukiwe neza sinzi nimba ntabitegereye mu gihe wabivuze kuramya Imana no guhimbaza ese umuntu iyo akoze igikorwa ciza ntiyobahimbaje cyane rwose byose biraje ku Mana uburamije ubuhimbaje ariko muri guhimbaza ni guteka burya mbere twavuze ko kuramya igikorwa cyose ciza no kuramya guhimbaza twavuze ko kuvuga imirimo y'Imana yakoze sibyo wenda ntubwiye gutera ikorasi ariko ufite amahuzu yawe 10 n'ubwe navuze ati Imana warampezagije kwere nyine wampezagiye simbicisha mu ndirimbo nje gusimbuka hari hamwe n'abakorari reka mfate ihuzu zibiri ngene mpeze bari abakene urawuhimbaje none ndi hari yakuje kwiterera hari uzobuhimbaje kandi cyane ni ukuvuga ngo uriya witereye ashima nawe washimye mu gikorwa sinzi uwo rushundi ntawuzi uwo rushundi ariko mwese mwabikoze selo urakoze cyane ako selo nuko mzumva kuko bibanza gutekerezwa mu mutwe wa Imana ndagushimiye nigeze kwa mu butayu ameze kunuko aho no kurya byari kibazo no kwambara byari ingorane kubona aho mba byari ibindi abana batarigaga bataragira gute kuko ati none aho ngeze kuri none ndagushimiye kuri intambwe reka nsubire inyuma ndeba bashobora kuba bakiri inyuma yaje apana kuja kubishima hejuru muje navuye aho ngaho karakaza amashina nyine ukamuga none bageze bari mu ijuru imbere y'abamarayika no barakuvugira hajya batazababa ntumenye ko imbere y'abantu bagowe bapfuye bakiri mu akitaba kandi ntashobye kubafasha neza donc ugasubira inyuma usubijweho n'amashimwe ugati Imana ndagushimiye n'ukuri kubw'ibi ngibi wankoreye nkaba ndi umudamu umeze neza mu gisaga nkaba mfite amahuzu yanje 10 meza no kwambara mu bandi bantu nkazingu reka jana 2 ndebura mukene muri quartier bambwiye nzamubona iminsi yose nshaka nakahuzu karaho ngaho kazi ngende basumuheza ngiyi uzobuhimbaje kimwe n'abandi n'abajya twita ngo barakomeye hanyuma hari akandi kabazo kugira ngo turangize hariho uzureba mu makanisa nyine abaririmbyi bari guramya no guhimbaza bagahatira abantu guhaguruka ese biriya bintu guhatira umuntu guhaguruka birakenewe cyangwa ntibikenewe rimwe na rimwe biba bikenewe kubera ko hari igihe abantu baza yego batari muri mundu n'ubundi ariko bakaje kuba excité n'abandi bitewe n'ibyo abandi bari kubakora hari birababaza ariko iyo umuririmbyi agiye hari imbere kuja kuririmba ukabona abantu bari aho ngaho ko baramureba abandi ko barangurana abandi ko barachatinga abandi mu wiki ntibizamera neza bajye babikora si bibi d'une part si bibi kubwira abantu kugira ngo baze bose muri mudu nini dukore turi hamwe mu bikorwa hamwe ariko kandi byiza iyo mwacometse hano neza mugakubita bya nyambya pana byo kwikora ibintu mugakubita bya nyambya mugahimbaza Imana ariko hamwe nyakuri nyine ndagaruka ku bintu bya vocale cyane burya nta bantu badakunda ibintu byiza
haba n'abakecuru zoro bimwaririmbye neza hano inyuma ibana amajwi meza kabisa gasohoka ari bien harmonisé umuntu azata telefone hasi wenyine kwabona arahagurutse akihagurutse kubera ko mwaramije neza mwakoze ibintu byiza muhagurutse narige muhata muhaguruke ngo abantu bicaye ngo abantu bose ngo bwira mugenzi wawe ngo haguruke ureke ntuzi mudarimo swate yananiwe guhaguruka bitewe n'ibibazo wenda afite arwaye ariko n'uri imbaraga zikamwijamo z'Imana arahaguruka utanamuhati jewe sinza mpata abantu guhaguruke hariho abazabahata bamwe wantaza mbafasha wenda gufasha guhata oya ntaza mbafasha wenda kugira ngo mbahagurutse ariko banumva ngiye kuri je guti cyane simba bikeneye ariko kandi nunabikoze nje ndaca mu takibi bese uri ariko byiza kandi wewe ririmba gusa ucomeka abantu biyumvise guhaguruka bitewe n'ico bumvishije mu mutima nahaguruka wenyine araguruka yaneze uzi ko ushobora guhagurutsa umuntu sibyo agahaguruka ababaye wavuze ngo ibiki ngo abantu ngo baza ngo bakicara ngo nimuhaguruke noneho wa muntu ahagurutse adafite gahunda yo kuramya Imana ahagurutse gusa kubera ko batabona kubona yicaye wenyine abandi bahagurutse pourtant si byiza dinpa ni byiza ko nawe muririmba nawe wundi waje ababaye yacitse umugongo wenyine yumva imbaraga zimuhagurutse ahaguruke bitakuvuyemo nico gezagira nta nonyine ugasanga umuntu aranezerewe yibagiwe noza bindi yararimo byari bimubabaje bamwe baru usanga nimba n'indwara yarwaye arakize ariko ntabwo umugabo ahaguruka ngo ku bitanda ryamye cyangwa yaje yarushica ku ntebe gusa yanze gusiba akene ko bamusengera ngo haguruka no banzu usenge banzu uririmba imbaraga zimwijire wenyine yahagurutse ese ubundi umuramyi ategerezwa kuba ari umusenzi cyane cyangwa iwe igikorwa ciwe gusa nukuramya ariko se umukristo tutari mu masengesho ndabizi gusa nta gipimo cy'amasengesho tuvuga ngo bipima magarama ngahe nuzo bibwira ko yasenze menshi siyo fa gusenga usengesho bivuye ku mutima uvuga ati Mana sinshoboye shoboza bino byawe ubanza umanuke wenyine ubanza uramye kwanza mbere yo kuririmba kuramya ni gute nuko umanuka ugahimana icubahiro jewe muzi nk'umuririmbyi wenda reka nivuge ndekubona n'umuririmbyi wenda abantu bazi uri celebrity ugize ariko ya celebrity yanje nibagirwe mbanze manuka yasivuga ati Mana ushobora bugufi cyane hano imbere yawe aba ariwe ushoboza ariwe ukora ariwe ubwira utari guta jewe nibagirana imbere y'abantu kugira ngo izina ryawe rishigwe hejuru hari zo wasenze nubona uburyo ukagira umwete w'amasengesho ukaja kuraramwe iminsi ngahe amafungo nuko Imana byiza pe ni byiza nta kintu gisa n'amasengesho kubeshe se gukora ikintu cyose kirimo amasengesho kigenda kiri clean kimeze neza siko ariko nashatse kuvuga ko nta rugero rw'amasengesho runaka bivuze ko nta namake yabo ayo usenga yose ufe gusenga menshi naho kugira ngo nyereke abantu ko nsenga n'umunyamasengesho ariko akantu k'akazero karahari akazero yes amasengesho ntagomba kuboneka tagomba kugaragara tugomba kubona evure z'amasengesho sinzi ko yego birumvikana kuzana umuntu n'umunyamasengesho mwicaye hasi kaza mpucura abantu mwicaye umunyamasengesho araje cyangwa aje ku musozi nkamufata amaselfie amavideo harimo akantu k'akazero kara ubundi amasengesho kara masengesho n'ikintu kiri kure iriya umupasiteri mu masomo yigeze kubwiriza ahantu nigeze kumva audio arimo ngundi abanyamasengesho ntibagombye kuba banagaragara mu rusengero w'amavuga ngo gutsinda ry'abanyamasengesho ngo ni nk'imitsi ijana amaraso ira mu mubiri imitsi ntiziboneka tigaragara kandi ari ikora akazi kanini niyigira akazi kenshi ariko ebirindani kuko tubona ngo imitsi ngo kirajana amaraso iracicitse
ariko uri mu kazi kose urebe uko amaraso yatembeye. Yes. Donc twe turabona gusa ivura izaya mitsi tubona umuntu ameze neza kubera ko afite amaraso nyine ariko atembera neza ariko akazi kose kari gakorwa n'aya mitsi. Niyo navuze ati amasengesho ntiyagombye kugaragara akagombye kugaragara every amasengesho igikorwa amasengesho yakoze apana amasengesho ngo ari aba agaragara ariyo twambara gutya indani iriya suko. Urakoze cyane turagushimiye uburyo ubisobanuye ariko navuze ko atari ukuri kuri absolu hari ukundi kuri hiki uko ukuri kwanje niko mzumva uko niko kuri wizeye wewe none ndi wo duconvaincre ngo duconvaincre natwe twumva uko kuri kwawe nyine ariko tugenderaho si okay ubumva ko ariko ni sawa aho gusa ndakibe navuzemo nabyo ni byiza ntutwemeje mbese titubyemere simuze ko utagura ibindi bitekerezo ufite ikindi gitekerezo nawe gikora kugira ngo tugume twaguke ibyo mvuze gusa n'ibzanje niko nzumva. Yego urakoze cyane turagushimiye nukuri fasha umwanya ngushimira uburyo unyitaba uri mu bantu mbwira ntibangore cyane kandi ibyo utanga ni bifite ubuzima bifite ubuzima ku bantu bashaka ibintu by'ubwenge bifite ubuzima. Rero ndagushimiye cyane umwanya wawe utanze umpa Imana yo mu ijuru kumpera umugisha. Sinzi ko hari igihe nyuma ushikiriza ese igihe nyuma tuzogaruka ndagira ego uyu munsi turasheshura uyu munsi igiki kiganiro cy'uyu munsi bon icyo navuga nta kindi ni kubashimira yego ko mama dusoje tuganirize abantu ibyo tuvuga ntabwo ari kuza kwivuga cyane wenda ngo bavuge ngo tuzi kuvuga cyangwa bimeze gutya no ngo tubwire uwo dukura hano tumusendekeze tumusunike agarare imbere gato nko kuma muri ibi by'inyuma hari igihe bisaza bikatururira bikagaga twabyanga kubera ko nta bindi dufite ariko ugize imana ukabona ugusunika gatoya urakomeza ugatera imbere ni byiza nubwo ari imbere urundi ko gusunika hari akagukura hari urugeze agukubitira ahandi nubwo hari nabwo n'undi gusunika kuko imbere ni hari cyane urugendo ruracari imbere ni iyo uzumva ko yateye imbere buri bari bose uzabona bazamutse nibo bazi urugendo basigaranye ku ntungano ibo buri abararuzi ndavuga bitewe naho bageze bazi ko bavuye ari hagufi cyane bakeneye kuja kure iriya kure ariko twe tudateye imbere nagira guca gatoya nkavuga ati nateye imbere nuko kera amazana gikuta kagishiranga imbere yanjye ati nuko kandi zose kuja nahanga nararangije ariko wageze iriya hirya niuzu ureba akabona iyo yagiye kuja ukuntu ari kure akamana ntaravana hano yarari akamenya ko ntahavuye akiri hasi none se kera ntuzi ko twatuze mu bazungu ngo zamajyana gusa ngo baracakora se ngo n'umuzungu no kwa maryana ngo umuzungu yojya abazungu kandi aribo bazabakora bumye bashize mbese no kuvuga ngo ese ndabyita abazungu batagira n'umwanya wo kujya uraho wicaye ngo ni umuzungu ngo utazi ukora se ngo aracakora ngo ni umuzungu yabaye umuzungu no kwa mahirwe ajya gusaba yewe abazungu ntibagira n'umwanya wo kujya nta mwanya abakire nari nzi none abakire nuko ahabyuka wenda nko masasa agasanga ishayi hari acimireti akanishaye agasubira ku gitanda akaryama nimugoroba akaza gusa agasubira kandi akarya akatembera nimba atembera akaja kugifaranga hari bamwe hano batagira n'umwanya wo kujya kandi ari abakire yanataha nijoro akaza buri mwanya wo kujya akiri mu kazi twe tukagira ngo nuko ryama no kujya ugize imana ukabona ugukuraho waruruka akakugiza imbere ubugize bahati iyo ugeze hariya rero ukabona undi nawe ugusunikira ahandi niba uzubona ko warugomba kuja kure cyane ukabona waruvuye ari hagufi ukangacambira ngo kwasige ikindi cyanyuma rero cy'uyu munsi ni ukomeza kurarika abantu mu gitaramo ntabwo ari konseri hatari cyane
nta bihambaye mu kuza kudushigikira Ego. mu buryo bwose bushoboka Ego. uzobona ifaranga azozizane Eh. utazozibona azoze tunezera n'uburyo concert n'abantu gutegura ibirori nkubona abantu navyo singane bimeze cyane kandi nizere ko nta bantu twari dufashane ku buryo Oye. batumita n'ubwo dupfa azombabarire Azokubabarira. azotwakana imbabazi ariko azanyita buriya munsi nyine kugira ngo Ego. ibyo nateguye tuzobona abo tubiheza Ego. kandi nizera ko bazahava bashimye Ego. Ego. Turagushimiye cyane abantu ntimukabure abari hafi intwererano yanyu irakenewe yaba ari kuhaba presence y'umuntu irakenewe ndetse n'ubushobozi muri bwa bushobozi bwawe buko ufite uzaze dushigikire mwene data kuko ejo nawe uzakenera abagushigikira kandi abazogushigikira bazava muri ba bandi washigikiye rero tuzabane bizaba ari ibintu byiza rero ndagushimiye urakoze cyane Imana